Ku munsi wo kuwa gatandatu tariki 5 Gashyantare 2022 igikorwa cya Miss Rwanda cyakomereje mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Muri rusange abakobwa 82 nibo bari biyandikishije baturutse mu turere tugize iyi ntara y'Amajyepfo. Gusa 47 nibo babashije kunyura imbere y'akanama nkemurampaka mu gikorwa cyabereye mu mujyi wa Huye. Bose uko ari 47 bagaragaje impamvu bahisemo kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda ndetse n'imishinga bifuza gushyira mu bikorwa baramutse begukanye ikamba. Akanama nkemurampaka kari kagizwe na Mutesi Jolly, Umurerwa Eveline na Munyaneza James, ari nako kaje kwemeza ko abakobwa 9 ari bo batsindiye guhagararira Amajyepfo muri Miss Rwanda 2022. Kimwe mu byatangaje abantu bitari bimenyerewe muri iri rushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda nuko bwa mbere mu mateka yaryo ryitabiriwe n'umukobwa ufite ubumuga bwo kutavuga. Mu ijonjora ry'ibanze ryo gushaka abazahagararira intara y'Amajyepfo muri iri rushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2022 hagaragayemo umukobwa witwa Uwimana Jeannette ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Uyu ni umwe muri aba bakobwa 47 nyine nakubwiraga bitabiriye ijonjora ryo gushakisha abazahagararira iyi ntara. Uyu mukobwa yageze imbere y'akanama nkemurampaka aherekejwe n'umusemuzi wamufashaga kuganira nabo. Abajijwe impamvu yitabiriye irushanwa yagize ati, impamvu naje mu irushanwa rya Miss Rwanda nagiraga ngo mbone urubuga rwo gushishikariza abana bafite ubumuga gutinyuka bakitabira aya marushanwa. Uwimana yakomeje asobanura ko bagenzi be bafite ubumuga yifuza kubafasha kumva ko nabo bakwiye kwiteza imbere binyuze mu kwitinyuka. Ati, nabakangurira kuza muri Miss Rwanda kandi nkabazamura kuko kenshi na kenshi usanga bakeneye iterambere nk'iry'abandi. Ati, usanga bahezwa mu ishuri cyangwa aho bajya hose ukabona babuze ubasemurira. Uwimana yavuze ko impamvu yatumye yitabira Miss Rwanda akabikora ari we wa mbere ari uko yumvise akwiye kwitinyuka. Ati, rwose benshi bakunze kwitinya ariko nkanjye wize mu ishuri ry'abafite ubumuga nagize amahirwe yo gutinyuka binshishikariza kuba naza kwitabira rino rushanwa. Nyuma yo kubazwa no gusubiza ibibazo yabajijwe, Uwimana yahawe yes 3 maze abona itike yo kwinjira mu bakobwa 9 bazahagararira iyi ntara y'Amajyepfo muri Miss Rwanda 2022. Munyaneza James uri mu bagize akanama nkemurampaka yavuze ko Uwimana yagize umuhate wo kwitinyuka akababereye abandi urugero. Miss Mutesi Jolly nawe yunze muri rya Munyaneza avuga ko umuhate Uwimana yagize wo kwitinyuka ukwiye kubera abandi urugero. Igikorwa cyo gutoranya abakobwa bazahagararira iyi ntara muri irushanwa ubwo cyageraga ku musozo byari ibihe by'akanyamuneza bivanzemo n'amarira y'ibyishimo ubwo hatangazwaga abakobwa 9 bemerewe guhagararira iyi ntara mu irushanwa rya Miss Rwanda 2022. Uwa mbere ni Tuze Ange Melissa wari wambaye nimero 14. Uwa kabiri ni Tanganyika Elizabeth wari wambaye nimero ya mbere. Uwa gatatu ni Yashimwe Michelle wari wambaye nimero 32. Uwa kane ni Kamikazi Queen Hoxane wari wambaye nimero 13. Uwa gatanu ni Kirezi Happiness wari wambaye nimero 3. Uwa gatandatu ni Ruzindana Belize wari wambaye nimero 31. Uwa karindwi yabaye Uwineza Jeannette nakubwiraga mu kanya wari wambaye nimero 40. Uwa munani yabaye Irakoze Sabrine Huguette wari wambaye nimero 34. Uwa 9 yabaye Keza Melissa wari wambaye nimero 24. Ku munsi wo ku cyumweru biteganyijwe ko iri rushanwa rirakomereza mu ntara y'Uburasirazuba i Kayonza, aho naho hagomba gutoranywa abakobwa bazahagararira iyi ntara mu gikorwa cyo gutoranya Nyampinga w'u Rwanda 2022. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora mu Rwanda. Iwacu Dignity Home Care
iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi, bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri iwawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri iwawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 07 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa3.iwachuhomecare.rw. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.